y'Imana n'itorero ryayo ko nemeye kubana n'uyu w'impuhwe Giselle ngo ambere umugore dushyingiranywe n'itorero, nzabana nawe nkurikije itegeko ry'Imana, nzamugandukira yaba ari muzima cyangwa arwaye, tubyaye cyangwa tutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago cyangwa mu munezero. Nzakomeza kuba umwizerwa ntateshuka ku nshingano zanjye zose. Sinzigera nifuza abandi bagore, tuzabana akaramata kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Kristo agarutse, cyangwa Yesu Kristo agarutse kujyana itorero rye. Amen. Mukomere Imana n'amashyi. Reka dusabe na Giselle nawe koresha iyo ndahiro abihamiriza. Njyewe uw'impuhwe Giselle nsezeranye ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo ko nemeye kubana n'uyu Rukundo Emmanuel ngo ambere umugabo, dushyingiranywe mu itorero. Nzabana nawe nkurikije itegeko ry'Imana, nzamugandukira yaba ari muzima cyangwa arwaye, tubyaye cyangwa tutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago cyangwa mu munezero. Nzakomeza kuba umwizerwa nateshutse ku nshingano zanjye zose. Sinzigera nifuza abandi bagabo, tuzabana akaramata kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse kujyana itorero rye ryera. Imwa
gihera kirasohora uri Imana itabeshya. Haleluya. Oh haleluya. Reka twongere Imana amashyi menshi cyane kubera ko abageni bacu tuba dutegereje bamaze kugera mu nzu y'Imana. Haleluya. 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 Twongere ngo amena. So kubw'iyo mpamvu rero twese duhagaze, murabibona ko n'abageni bagihagaze. Imana ibaho umugisha. Twese duhagaze ku maguru yacu, munyemerere dushime Imana ko yayoboye intambwe zacu. Data mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, turagushimye turaguhimbaje, tuguhaye icyubahiro ko uri Imana nziza itabeshya. Ijambo ryawe urikurikirana ibihe n'ibihe, isi yarinda iva ndetse ukagisohoza. Tugushimiye ko abanye natwe kuva mu gitondo no kuri iyi saha uri mu ruhande rwacu. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Turagushimiye ku bwa Eli na Gisele ku munsi wabo, ubayoboye mu nzira zose baciyemo kubageza mu nzu yawe amahoro. Tubiguhereye icyubahiro kandi natwe waturinze. Kubw'iyo mpamvu nyagora ku ngoma uwera w'Isaka na Yakobo tugukomeye amashyi menshi. Hari umunsi abantu bagera bamwe bakabura abandi ntibaboneke, kumva umuntu ngo yabivuyemo, ariko bo ubwo bageze hano mu bigaragara baracyafite gahunda. nabo tubakomera amashyi. Haleluya. 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 Nimuvuge cyane ngo amen. Amen. Abaririmbyi Imana ibaho umugisha. Tugiye kuvuga iyo ndirimbo mu masegonda 40, hanyuma n'ibibazo by'umuriro baraba bamaze kubitunganya. Haleluya. Wese muhaye ikaze mu nzu y'Imana kubwa Emi na Gisele, ariko tutibagiye ko uyu munsi nanone ari umunsi wo kuba imbere y'Imana ngo tuyiramye tuyihimbaze. Haleluya. Haleluya. Turi kumwe n'umubyeyi wacu Bishop wacu dukunda cyane. Bishop turakwakiriye, ikaze ryo urabihorana, ariko turakwakiriye nanone muri aka kanya kugira ngo udukomereze uyu muhango mwiza wo gusezeranya abana bacu kuri twe nk'itorero, abavandimwe ndetse n'inshuti mu bandi bantu bose batashe ubukwe. Imana ibahe umugisha. Nuko n'amashyi menshi twakira Bishop wacu mu izina ry'Umwana wacu Yesu. Urakoze Pastor Peter. Reka nsabe iterambere Yesu Kristo, urakanda urakiranuka, uri umukozi w'umuhanga, uri hejuru y'amajuru yose, abakubashye babereye imbaraga, abagendanye nawe babereye ubwugamo buzima. Uyu ni umwanya udasanzwe w'umukwe n'umugeni, kandi ibi byatangiriye muri Edeni. Habwa icyubahiro ko harimo ibikorwa bikomeye. Kakanya rero umukwe n'umugeni binjiye mu ihema ryawe, bakozi bawe twahageze, imiryango irahari, itorero riruzuye rirahari. Turagira ngo tugusabe kugira ngo uyu muhango ugiye kuba aha ngaha uhagararemo nk'Imana ikomeye. Twemerere ibiterane natwe mu butatu butagatifu, Imana Umwana n'Umwuka Wera mubone hagati muri twe. Tugukomeye amashyi menshi gukorera kandi ukiranuka mu izina rya Yesu. Amen. Reka nsabe worship team mwiyicarire, umugisha w'Imana ubane namwe, mukomere amashyi.
nsabe abakameramani cyangwa se harimo n'abanyamakuru. Kamera ziratungwa imbere no ku bageni, ntabwo zitungwa mu bakristo. Amen. Okay, iryo ni itangazo rya mbere. Reka rero tubanze twakire umukwe n'umugeni mu ihema ry'Imana. Reka tubasabe muhaguruke mudusuhuze mbere yuko tubanza kubwiriza ijambo ry'Uwiteka Imana. Umugeni n'umukwe muhaguruke musuhuze iteraniro, kandi namwe mubasekere mubishimire kubera ko mu munsi wanyu kandi utazagaruka. Murasa neza, muraberewe, mwishime, n'umunsi Imana ibahaye kandi utazagaruka. Kandi rwose Imana ibishimire, ababyeyi n'umuryango babishimire, n'itorero bishimire. Nimwicare turabinezerewe, twabahaga ikaze. Twakiriye abashyitsi n'abasangwa mugubwe neza. Twakiriye buri muntu wese mu cyubahiro cye agubwe neza. Nakiriye abapasitori muri hagati mu iteraniro. Niba hari pasiteri wicaraho turamwegereje atambuke yicara mu gipasitori. Nakiriye Uwamahoro Innocent kugira ngo dusuhuze waje mu ihema ry'Imana mu gishubane nawe. Nakiriye Apostle Silas, turakwiyegereje. Nakiriye Pastor Peter, turakwiyegereje. Mukuru w'abamama turakwiyegereje. Mukuru w'abadiyakoni turakwiyegereje. Bapasita namwe inyuma turabiyegereje. Inshuti z'itorero turakunda mwarimu, turakwiyegereje. Abavugabutumwa n'abayobozi b'urubyiruko, abashipitimu, aba New Hope n'abayobozi bose turabiyegereje. Muhabwe umugisha. Turi mu iteraniro ry'abageni. Abakristo bacu bahageze n'abataraza bihangane naho umukara. Ubahagaze imbere ugiye kubabwiriza no kuyobora umuhango wo gushyingirwa uri muberaha yitwa Bishop Brigitte, n'umugabo w'umugore umwe, n'umugore w'umugabo umwe. Sorry nari bivanze, ndananiwe kubera nakoze akazi kenshi. Mfite abana batatu, ndakuze, maze imyaka 29 nubatse urugo. Ndi umupasiteri maze imyaka 16 nkorera Imana, nambitswe ntawe inkoni yo gushumba. Ibindi rero Yesu aduhana umugisha. Ntabwo ari 16 maze nkijijwe, kuko njye nakijijwe 9 n'umunani, ahubwo maze 16 nkorera Imana ndi umupasitori. Ariko hari abandi banyacyubahiro mwakiriye, nakiriye Pani n'Amarembe mugubwe neza. Nshimishijwe no kubona Muvunyi, Imana ikumugisha, nahanyobore umukumbi wa Yesu. Nyuma yanyu hari abatemwe bari buhamiriza amasezerano ari buberaha, nabo turabiyegereje. Imana ibahe umugisha. Mbere rero yuko twinjira mu muhango wo gushyingira nk'ibisanzwe, tugiye kubanza twumva ijambo ry'Imana. Twumva ijambo ry'Imana. Murabizi ko musanze n'abandi basohotse. N'ubundi ntabwo tubanza irire kure, tubanza uburyo Imana yaremye umugabo n'abari. Tugiye n'ubundi mu itangiriro. Pastor Peter, ndagira ngo tugendane ibyanditswe by'isezerano. Urabizi ibiri buza ari bishyashya ndabikumenyesha, ariko nk'uko uzi ibyanditswe by'isezerano nibyo ngiye gusoma. Turabanza mu itangiriro. Ushobora kuhatubwira? Itangiriro igice. Ntabwo tumara umwanya muto kandi tumara mama pasitoro mutambutse. Mama pasitoro Bibiliya iravuga ngo kubaha bubahwe, bakwicaze mu ntebe z'abapasitoro. Kandi ni ukuri ndagukunda, nari ndagukumbuye. Protokole itambutse mama pasitoro. Itangiriro ibice byaho bibiri duhereye ku murongo wa 18. Mutwe w'amagambo haravuze ngo Imana irema Eva.
umutwe w'amagambo uravuze ngo Imana irema Eva yari umugabo Imana yari ishyize mu isi. kandi Uwiteka Imana iravuga iti, Uwiteka Imana aravuga ati, si byiza ko uyu muntu aba wenyine, ntabwo ari byiza ko uyu mugabo aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiye. reka muremere umugore kandi umukwiriye. Uwiteka Imana irema mu butaka amatungo yose. Imana ifata ubutaka iremamo amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba zose, n'inyamaswa zo mu ishyamba ziremwa mu itaka, n'inyoni n'ibisiga byo mu n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere biremwa mu itaka. ibizanira uwo muntu ngo, ireba umuntu iravuga ngo reka mbizanire uyu muntu naremye, imenye uko abyita, imenye uburyo ibiha amazina yabyo, kandi uko uwo muntu yise ikintu cyose gifite kandi uko uwo muntu yatanze izina aba ari ryo riba izina aba ari iry'Imana yubahiriza. Umuntu uko yavuze ngo yitwa inzoka niko Imana yabyubahirije. Yego. Amen, haleluya. Bivuga ngo uwo muntu yari yahawe ubutware n'imbaraga, yari yashakiwe ibyamushimisha, yari yashakiwe uburyo bwo kunezerwa, ariko ntabwo yari yanezerewe kuko mukwiye ngo yari ataraboneka. Yego. uwo muntu yita amatungo yose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa zo mu ishyamba zose, ariko umufasha umukwiriye yari ataraboneka. Ariko umufasha umukwiriye yari ataraboneka. Uwiteka Imana Yego. isinziriza uwo muntu Imana imaze kubona ko Adamu atishima. Haleluya, torero duhereze Imana yacu icyubahiro. Reka ntabwo itangaza hano ni mu rusengero, ntabwo ari rusororo. Ubukwe n'ibyishimo ntabwo ari umubabaro. Mureke dukomere Imana amashyi kuko ariyo yatuzanye. Arangije abona ko wa muntu atishimye, aravuga ngo kandi ngiye kumuremera umufasha kandi umukwiriye. Bagabo reka mbabwire, Imana yabaremeye abafasha babakwiriye. Imana yabahaye abagore beza, Imana yabahaye abagore babakwiriye. Niba mwicaranye, hindukira umugore wawe mubwire ngo madamu urangwiriye. Emewe ntabwo arabyemererwa, aracyari karagu, kuko ubu ntabwo tuzi niba yemera amasezerano ari bubere ahangaha. Ariko wowe wicaranye n'umugore wawe n'umugabo wawe ubwire ngo madamu ngo burya urankwiriye, niwe Imana yandemeye pe. Amen. Ngo kandi komeza soma. Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu uticura arasinzira. Kugira ngo Imana ireme umukwiriye, ngo yafashe wa muntu witwa Eva iramusinziriza. Imaze kumusinziriza, umva uko byagenze, ngo ni ubuticura. Pastor Claude turakwiyegereje. Amen. Imukura mu genda gacariko ngo iramusinziriza. Niba yaramuteye temba, niba ari ikinyarwanda ntabwo mbizi, ariko icyo bivuga iki ngo yaramusinzirije, kandi ishyiraho itegeko ntabwo yicura, kuko ikigomba gukora ntabwo kirarangira. Ngo ni ubuticura. Amen. Bapasita ngo ni ubuticura. Kugira ngo Imana ireme umugore yabanzirije abagabo ubuticura, kugira ngo abagore tuboneke. Abatsiye baza kwicura bari kwisubiraho cyane. Ariko Imana yabahaye ikinya kitagira amasaha, ibanza gukora akazi kayo igashoje, imaze kurundamo ya gahunda yayo, iravuga ngo wa mugabo ngo ngaho icumi, ngo noneho ndabitegetse. Umugore yamuremye muki, imukuramo urubavu rumwe ihasubiza inyama. irangije wa mugabo muri cya gihe asinziriye ntabwo azi ibyamukorerwaga. Ariko bagabo we mushimwe ko mwaduhaye imbavu zanyu. Mukanya amaze kubwira abageni ndababwira ngo abagore turoroshye. Impamvu tworoshye, twavuye mu kabavu ngo koroshye, ka kandi kari protege
reba nk'ukuntu korode yambaye shati, sengeri, ikote, urubavu rurayisha ahantu kure, vuga ngo rurashyushye, vuga ngo ruri poroteje. Aho niho umugore yagiye, Imana iritegereza iravuga ngo wa mugore ukwiye kuva ahangaha, aha niho ukwiye. Imana ishimwe ko itadukuye mu ivi. Imana ntabwo yashyizemo ruseke, yadukuye mu rubavu. Imaze gukura mu rubavu, irebye umugabo iravuga ati yo, birakwiye ko ngomba nawe gushyiramo inyama. Ntumbaze icyo yashyizemo, ntabwo nyizi. Icyo nzi cyo bivuga ngo ni inyama yashyizemo. Zimaze kuzura, imaze kudoda, imaze guhuza, irangije igihe giti kanguka. Mugabo akangutse abona hari umuntu umwicaye iruhande. Arangije umugabo aramwenyura, kandi cyagiye imuha uburenganzira bwo kurema inyoni, bwo kurema inyamaswa. Ntabwo umugabo yigeze aseka habe na mwe, ariko imaze kumuremera umugore, umugabo yarasetse. Amen. Bivuga iki rero mwabagabo? Mugomba kuba kuko mufite abagore. Ni ukuvuga ngo nta cyisi kibashimisha, mushimishwa no kubona mufite abafasha. Rero reka nkubwire ebe, Imana yakugiriye icyizere uyu munsi. Burya ntabwo wishimaga, wasekaga tukajya uraseka, ariko burya batubeshyaga. Wishimaga tukajya urishima, burya batubeshyaga. Dore ibyishimo Imana ikugeneye, kandi Bibiliya ivuga iki? Ngo nibyo bigukwiriye, yakuremeye ugukwiriye. Ubu ugiye guseka byemere, ugiye gutambuka wumve bimeze neza, nuryama wumva urasusurutse, nubyuka mu gitondo maze uti waramutse. Imana ikuremeye ibyishimo by'ibihe byose. Imana ikuremeye igisubizo cy'icyo wari warabuze. Imana ikuremeye iseka utigeze useka. Uwo no bita umugore. Abagabo ngo dukomere amashyi, abagore tureke gukoma amashyi, abagabo ngo dukomere amashyi. Apose mudukomere amashyi abagore. Imana yabaremeye ibyishimo. Iyo mugeze mu rugo mugasanga abagore badahari, muraterwa k'amatara atawe kandi umukozi yayacanye, habuze iki se? Habuze umugore. Amen. Haleluya. Umugore yadahari, urugo rurishima. Ariko imodoka tujya koresha mama ntabwo nzi aho yagiye, agahita ajya kuri telefone. Uriye ko mbona mu rugo udahari, wagiye wicara uvuga iki? Umugore ni we nyir'urugo. Haleluya. Umugore ashobora kumara iminsi atari mu rugo, mugabo akabura ishati, akabura ipantaro, akabura inkweto, sogisi akambara umukara n'ubururu. Ni ukubera iki? Hari Imana yakugeneye urugo kwirije. Uyu munsi adahari, ubuzima bwahagaze. Uyu munsi adahari, ameza ntategurwa. Agaro. Haleluya. Nayindi mana ziringira naba, nayindi zashira uzira zanjye, uzira zanjye. Nayindi mana nayindi zashira uzira zanjye, uzira zanjye. Nayindi mana ziringira naba, nayindi zashira uzira zanjye.
wowe n'Imana izagubaka, uzabyara, uzatunga, uzagira inshuti. Imana niyo yubaka, Imana niyo ishyigikira, Imana niyo iteza imbere. Kuko Imana ijya kurema yavuze ngo ndaguha ibigukwiriye. Ibigukwiriye ni ibyo ngibyo. Imana icyo yaremye ni icyo ngicyo cy'umugisha ku buzima bwawe. Inzira z'Imana zizagushyigikira. ishimwe ry'umugore ufite umutima ushimwa. Migani 31 umurongo wa 10. Utaragera aho ngaho, iki cyanditswe nashatse kukubwira ko Imana Data nyir'ibishye icyo ishatse kuvuga ni uko umugabo ari ukubaha umugore, kuko ubuzima bwe ntibwabaho adafite umugore. Iki Imana cyatumye igusinziriza ikura n'iki umugore, byari kugira ngo mu bikorwa byawe byose uzagira umujyanama, mu kazi kawe uzagira uhamagara, urwaye uzabona ukurwaza. Niyo mpamvu Imana yashatse kuguha ibikunezeza n'ibigusetsa. Niyo mpamvu mbashije kugira ngo mbabwirije bagabo bagore mwicaye hano, abagabo banyu bongera basubire ku rufatiro, bamenye yuko Imana yabahaye umujyanama, ubushobozi, ubwenge bwe buri hejuru. Ni umunyambaraga, ni umunyabushobozi, afite ibitekerezo, afite iterambere muri we. Uwo ni umugore, uwo ni umugore. Yakugira inama ibintu bikemera, yakugira inama ukagera kure. Umunyarwanda yavuze ngo ukurusha umugore akurusha urugo. Uwo mugore Imana yaguhaye yakuremeye ni uw'agaciro. Njya mu Migani. Migani 31 umurongo wa 10. Yego, hari umutwe w'amagambo yavuze ngo ishimwe ry'umugore ufite umutima. ishimwe ry'umugore ufite umutima. Umugore w'imico myiza, Yego, ninde wamubona? umugore w'imico myiza ninde wamubona? Ubuse hanze hano hari abagore arafite amapaneza atya, ari inzobe, ari amasine, arafite masitazi, arafite lisanse, arakora ahantu heza, ariko ushaka gusanga nta mico myiza afite. Ariko yiteka yagutema mu mugore ufite imico myiza. Haleluya. Uwo mugore w'imico myiza wateye ate? Uwarusha cyane rwose Marie Jeanne igiciro. Arusha amavuta akomeye igiciro gikomeye. Uwo ni umugore w'imico myiza. Umutima w'umugabo we umva imico ye, uhora umwiringira. subiramo twumve. Umutima w'umugabo we iyo afite imico myiza, umutima warema uzahora umwiringira. Yego. Mwabyumvise? Iyo afite imico myiza, umugabo ahora kwiringira. Cyangwa abagabo bagahora biringira abagore babo, byatuma ingo zidasenyuka, byatuma urugo rutera imbere. Yego. Kandi ntazabura kunguka. Nta nubwo yabura kunguka. Ninde surusha umugore kurondereza? Uzi abagore ukuntu bagira finance. Yewe nushaka gutera imbere uzabitsa umugore. Umugore uzi ko agura bitanu abitsa 100,000, kandi akirenga ati do haba make wagira ngo yize finance. Umugore wese aho akagera avuka yarize finance. Gutera imbere ahora amugirira neza. Yego. Ntabwo amugirira nabi. Yego. Igihe cyose akiriho. Yego. Ashaka ubwoya bw'intama. Uwo mugore abyuka kare agashaka ubwoya bw'intama, agashaka breakfast, agashaka minerivare ziringaniza ziterambere. Yego. Arabyuka bagafatanya, bakareba iterambere, bakareba biragenda bite, n'iki cyajya imbere, harabona iki, haraboneka iki. Uwo mugore ntabwo aryamira ngo izuba rimurasireho. None se kuri iki kinyejana umugore ubyuka akiryamye? Ntawe uhari. Yego.
anezezwa no gukoresha amaboko ye. Nimwumva ko Bibiliya yabivuze kera. Hega abakirisitu Bibiliya yabivuze kera. Anezezwa no gukoresha amaboko ye. Ameze nk'inkuge z'abagenza. Imana iguhe umugisha. Amen. Tugiye mu Efeso aho dusoreza ibibwirizwa. Ku icyo kitavuzwe isezerano ntibiba ryabaye. Tangira Efeso 5. Efeso 5 duhere ku murongo waho. Aho mu migani tuvuye ishyira ku conclusion. Ndagira ngo mbwire ko azanezerwa abonye utaryamye ngo izuba rikurasireho. Azanezerwa utari umugore yinjira ngo mubwire ngo iki cyashize iki cyashize iki cyashize. Ni byiza kubivuga ariko ni na byiza kuba nawe ufite n'imbaraga mu byo uvuga, kuko umugore mwiza ari birivuga ni umugore uzi umugabo. Komera Yesu mu mashyi. Tugiye mu Efeso aho dusoreza ibice 5 umurongo wa 22 ariko umutwe w'amagambo aravuze ngo uko abagabo n'abagore bakwiriye kumererana. Uko abagabo n'abagore bakwiye kumererana niho ngiye gusoreza. Ni ukuvuga ngo agiye gutangira urugendo rwo kuri iki umugabo. Solange agiye gutangira urugendo rwo kuba umugore. Nibeshye Gisela Soni nuko ari na Solange. Gisela ugiye gutangira urugendo rwo kuri iki umugore. Yaba bivuga iki ngo dore uko bimeze bagomba kubana ubuzima bwabo bwa buri munsi, dore uko bagomba gushyigikirana. Bagore mugandukira abagabo banyu. Ibitanye bivuga ngo bagore mugandukira iki abagabo banyu babashatse nk'uko mugandukira umwami wacu. Nk'uko mubyuka kare mukavana umwami Yesu ku bindi. Imana yafashe ubumana bwayo iravuga ngo ariko mubiresheshe n'abagabo banyu ariko mubakunda kandi mubagandukire, kuko umugabo ari we mutwe w'umugore we. Ibi biravuga ngo umugabo niwe mutwe w'umugore we. Umutwe w'umugore we nk'uko Kristo yoroheje gato. Umugore nakubwira ngo natinye kujya hanze uzamenye ko ari wowe ufite indwara imuherekeza. Ariko ngo muri iki gihe kubera ko abagabo barara mu nzu hakabamo ibikoresho byose, ngiri ikintu gikomeye umuganga ati nyamuneka ntabwo ati jyayo nawe urebe, ntabwo ati jyayo nawe urebe. Ntabwo ariko bimeze. Bibiliya avuga ngo ni wowe ushinzwe umugore wawe, ushinzwe abana bawe, ni wowe ushinzwe umutekano w'urugo rwawe, ni wowe ushinzwe kurinda ihohoterwa ku mugore wawe, ni wowe maboko ya Gisele. Gisele yavuye mu kagufwa, Gisele nta mbaraga, Gisele ni umunyantege nke, arashoboye abyuka akajya mu kazi ariko icyaza atera ingume ntabwo yabishobora. Niyo mpamvu Imana ikuzanye nka bodyguard. Ko nimeze Imana ishimwe ko duha bodyguard. None nabiduha kugira ngo abagabo baduproteje. Vuga ninde ukoze ku mugore wanjye, ninde ukomanze ku irembo, nijoro ninde ukomanze. Yewe urinde urashaka nde? Madamu abayibereye mu gikoni yavuga ngo abagore n'abari imbere baragenda bagateka bakabyuka mu gitondo bakajya mu kazi bakazana urugo. Ariko iyo haje inyambaraga abagore bagomba guhaguruka bakajya kuturwanira. Twavuye mu kagufa koroshye. Uyu mugore Imana iguhaye ntabwo ari useke, ni ukuri kw'Imana. Iguhaye akanyama koroshye, azaba umujyanama, azaba inshuti, azaba inkoramutima, azakubera uruhuki. Urabona gukinga ariko wapi, ubu ngubu nibwo ugiye gukinga ugakomeza kuko nta mbeho izinjira. Twavugaga umugore. Ariko nk'uko itorero rigandukira Kristo, aba ariko abagore bagandukira abagabo babo muri byose. Gisela Bibiliya ishyizeho akantu k'akadomo kavuga ngo muganduke kuri byose. Ni ukuvuga ngo kuri byose uzaganduka, uzamubwira neza, uzamuririmbira, uzamwigisha gusenga nibe abizi wongereho, uzajya ariko ngo kuri byose
kuri byose uko nyine. Ntabwo uzateka umuceri n'ifiriti ugabure nagize ubwenge umugabo wanjye ngo wahaze. Ndaza kubabwira kuri iyo ngingo. Ugomba kubwanduka kuri byose. Muri rwa ruzu wagiye gusasa ugomba kureba aho washyize amashuka meza. Biravuga ngo nuhagera uzahasase cyane. Ibintu urabase kugira ngo se ntiyafuraga yaryaga yasaga neza, ibintu byose byari byiza. Ariko hari umurimo akuzaniye wowe kugira ngo azaseke mu bandi bagabo, azatumirwe mu nama yishime, azatumirwe mu muryango bavuga ngo koko yashatse umugore. Ibyo byishimo nta wundi ubifite ni Gisele. Gisele niwe ugiye gutuma abyibuha atari uko yariye, agenda aseka atari uko, kubera hahandi wajyanye y'amafufuri. Amen. Haleluya ariko. Amina torero. Ariko turi kumwe. Niba duhari mumvugire haleluya cyane. Uko kuganduka k'umudamu. Wamuhamagara gishoro ntazi umubare, uzikomeze. Uyu mugabo twaye ntabwo ari mubi, ni mwiza ku mutima no ku mubiri. Ariko nushaka akaba mu bazaba mubi. Nushaka umuhisi bizamutwara. Nushaka wenda bamuhamagara saa sita z'ijoro bazamuhamagara. Nushaka batamuhamagara ntibazamuhamagara. Imvugo nziza ni mugenzi w'Imana. Baramutse akazi kagenze neza, ntabwo muri kumwe ariko mwararanye. Mu minota 30 mwaje ko yageze mu kazi. Stress nataha zifite ufite uko ugomba kuzazimuhanduramo. Urabizi iyo password ugomba kuba uyizi kureba. Nta wundi wamenya password yawe muretse wowe. Aho niho uzaba wagandutse. Nataha kamubwira neza, nataha ukamusekera. Hariho muri iki gihe rega bakoze dai byashize bicere akamubwira ibibazo mukabitega amatwateko. Uru n'urugo nashatse, ibibazo nashatse. Rega ndabwira namwe mwicaye, rega ntabwo ari ababwira abase barabitangiye. Ariko uru rugo ni pirizo, uru rugo naruhungira he. Mugabe yatangiye kuvuga urugo naruhungira he, arahabona. Gisele, ntuzatuma atekereza ngo naruhungira hehe, sibyo? Ngarukiyeho vuga ku mugabo. Bagabo, mukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitanga. Abagore nta rukundo Imana yaduhaye. Imana yatanze uganduka. Abagabira arategekera ngo mukunde abagore banyu. Bagabo, mushinzwe gukunda abagore banyu. N'itegeko Yesu atanga. Nukuri kwiyamamagaye. Abagabo badakunda abagore babo bariho ibibazo, bariho akenshi ngo zaba zirasenyuka. Eba uhamagare gukunda umugore wawe, yaba arwaye, yaba abyaye, yaba atabyaye, yagira ibiro 300, yagira ibiro 100, yakuka amenyo, yasitara. Uko Imana izamuguha kose utegetswe kumukunda kuko ikuremeye ugukwiriye. Ariko mwafashijwe cyangwa nekiravuga uzi ko ari mu kibuga cyenyine basi se mwakomeye iyo Mana amashyi. Ishimira umunsi wawe. Ibi tuvuga nibyo bibaherekeza bakubaka. Guhita nica amago yo gusezeranya byamara iki? Tugomba kurwanya divorce, tukarwanya n'icyerekezo cyazo, kubera ko twashyize ikirenge mu cya leta. Tukababwira ngo mwubake, tukababwira ngo mushyire hamwe, mushyigikirane. Urugo rwubakike. Urugo, umuryango ni igihugu, umuryango ni itorero, umuryango ukobokamo abantu benshi. Niyo mpamvu tugomba kuwutindaho tukawuvuga. Bagabo mukunda abagore banyu. Umugore ntabwo ari ukumukunda ngo biri mu mutima. Hari umugabo avuga ngo umugore ngo ndamukunda ngo biri hano. Urukundo rutagira ibikorwa ntabwo ari urukundo. Niba yaranakeye udafite amafaranga, cyangwa
garidiyene ngura agasambusha ka 300 kaya umugore wawe uti sheri umiriza tumereza sheri tize akanaga kikize mu ntoki takanagaki tumereza tugaho rero akabona nagasambusha ugazavuga ati sheri yanekereje azishima. Abagore ni abantu bishimira urukundo abagabo babaha. Abagore bishimira ineza ituruka ku mugabo. Abagore bishimira ururimi rwiza rutarimo uburyarya. Bagabo mukunde abagore bawe nk'uko Kristo yakunze itorero akanaripfira. Ngurwo urwego Imana ibishyiraho. Tugiye gusenga. Mbere yuko dusenga ngiye kubabwira ibintu bijyanye muri bitatu byubaka urugo. Narabibabwiye ariko ngiye kubisubira imbere y'itorero. Twigiye umubano, narabibabwiye. Nababwiye mu finance, nababwiye mu communication, ariko kuri kugira ngo kuri ari byo kubwizanya kuri. Ikindi nakongeramo ni ukumenya uko mu managinga abantu baturuka mu miryango yanyu mwembi, ku mukobwa ku mugabo, uko baza mu rugo rwanyu, ibyo basohokana n'ibyo binjiza, mugomba kubitekerezaho mukabijyaho inama. Nta gutanga umutungo biri mu kajagari, mugomba kuba mwabiganiriyeho. Nta kubeshyanya muri communication, mubwiza ukuri. Ni umugore Imana iguhaye, ni umugabo Imana iguhaye. Muri finance ni muyabare, uvuge ngo naya arakora ibi n'ibi, harabikwa ya naya. Uko niko kuri nyako. Jakuba ngo mama bashinze gufata ibi ngo ndabitanga mu ibanga gutya. Umufinansiye mukuru Imana iguhaye ni Gisele ushinzwe finance yawe ni Emi. Shaka ufite miliyari ni ya Emi. Nushaka ufite tiriyari ni ya Gisele. Byabaye bimwe. Kubijera n'ukubivuganaho. Mama muzamugenera, barumuna banyu muzabagenera, ba anti n'abako muzabagenera. Byose muzabitekerezaho. Ibyo bintu bitakorewe mu mucyo urugo rurasenyuka. Mwebwe muzabikorere mu mucyo. Amen. Reka namwe ndababwira mwebwe se narigeze ziri ku musenyi. Hawa mwagize amahirwe. Kadusubize. Tugiye guhaguruka dusenge. Ngiye kuvuga ibindi bintu bitatu bizatuma Gisele abasha kubona Eminyawe akamwishyura, Eminyawe akishima. Navuze ko kandi tumenyereye. Cyambere bagabo bakunda icyubahiro, uzakibuye niba ari byo mu ngomera amashyi. Mu icyubahiro uyu mugabo ureba azajya kwitangaza amakuru avuga ati ni njye washatse. Bashaka bazavuga ibyo bashaka, wamuhaye icyubahiro. Ni wowe wa mbere ku buzima bwe, ni nawe wa nyuma ku buzima bwe. Ntanyongera yawe ndazubaka. Cya kabiri mufite amatsiko yo kucyumva. Iyo nta mugabo ukokora isahane n'isorori urabyara ukabyuzuza ukabizana ku meza. Ntabwo avuga ntabwo nahaza umugabo si umwana wawe, ntabwo akongeza. Mama pasite ndabeshya. Erega hano harimo abadamu bakuze. Niyo mpamvu natangiye kwibwira kugira ngo mve ko mfite experience y'urugo. Mugabo ararura mu isorori bigasigaramo bakajya kubika cyangwa bakashyira aho ngaho. Hamugabo ujya mu isorori aharuza amakayiko. Ibyo bintu se bibaho, uri umugore gito. Ariko nongera kandi kajabo wa mugabo usabwa guhaha. None se sibyo? Abagabo bagomba guhaha n'abagore bagahaha bose bagashyira. Cya gatatu umugore agomba kugandukira umugabo. Uko ari bitatu. Ibyo bintu bitatu nubyubahiriza mu rugo uzarwubaka. Gisele kwaye muzarwubaka. Umugore akunda gukundwa akazwa.
mugore akunda kutabona ko hari uwundi umuruta. Mugore ntakunda umuntu ubona ko hari umuruta. Mugore akunda kubwirwa ko ari we mugore wa mbere mwiza mbere y'umugabo we. Mugore akunda guhora atekerezwaho ibyiza. Ubuzi kujya wigondera umukobwa, nzakujyana mu bwato bwa Tanganyika, nzakugurira indege. Musore kugira ngo abone umuvuga amagambo menshi, uzagumye uyavuge. Mureba umubwiye ngo nzagumya nyakubwire. Vuga itangazamakuru rirakubwiye ngo ya magambo nzagumya nyakubwire meza. Nsaba bivuze mukomere Imana mu matwi. Mwahaguruke dusenge. Tugiye gusenga kugira twinjire mu muhango wo gusezeranya. Nawe uratwara iminota nka 20 gusa. Mwahaguruke dusenge. Kanakire Innocent, ugiye gusengera ingo zose zaranyeganyeze. Bagore ntibakibuka icyubahiro cy'abagabo, bagabo ntibakibuka abagore babo. Ingo zikeneye kongera kubakwa. Divorce igomba kuvaho. Yesu akunda ingo zubatse. Yesu akunda ingo zitagira amahane. Yesu ntabwo akunda ingo zisenyuka. Zamura isengesho usengere. Mana, tuguhaye icyubahiro kubw'uyu mugoroba, tuguhaye icyubahiro kubw'aba bageni, tuguhaye icyubahiro kubw'ingo, tuguhaye icyubahiro yuko ari wowe wemeye ko urugo rubaho. Wabonye ko umugabo ataba wenyine, umuremera umufasha umukwiriye. Byaratangiye bitangirira muri Edeni. Yesu aje mu isi nawe abutaha ikanda y'i Galilaya. Ubukwe rero buremewe. Turasenze kuko wemeye ko ibirori bigomba kubaho, ingo zikabaho, hakabaho umugabo, hakabaho umugore, bombi bakaba umubiri umwe, barangiza bakabyara, bakabona urubyaro, bakororoka, bakabona abahungu n'abakobwa. Turasenze kugira ngo umwuka wera akomeze yururuke, yubake ingo mu gihugu, yubake ingo ku isi yose. Abo zari ziri gusenyuka wongere zinyuremo, ubibutse isezerano. Ibi ntabwo ari imvugo y'umuntu, nta nubwo ari ibikorwa by'umuntu, ahubwo ni isezerano. Niba turi mu masezerano, reka ayo masezerano yubahwe kandi yubakwe mu izina rya Data n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Turirukana ikizana divorce, ubutane mu bantu, ugasanga umwe ari hariya. Turirukana ikintu gituma umwe aryama mu cyumba kimwe, undi akaryama mu kindi, bigaca umuryango. Izo dayimoni ndazimenaguye, abo bazimu ndabasenyaguye. Reka buri muntu wese yongere yibuke inshingano. Retekire sansoma grive. Reka buri muntu wese yibuke icyamuvanye iwabo, kuko umuntu azasigase yarageze agasiga nyina, yarageze akabana n'umugore we, bombi bakabakaramata. Kuko umuntu yari umwe, warageze ukamuha undi wa kabiri, ukabaha kugendana. Reka abantu bongere bagendane kandi bahe kugendana bakundanye, urukundo rwongere. Iyi si ikeneye urukundo kuko wayikunze rero, kandi ukemera n'umuryango kubaho. Reka buri wese ahabwe icyubahiro cye. Mugabo ahabwe icyubahiro kimugomba, mudamu ahabwe agaciro kamugomba. Bombi bubakane, ibiseke byabo bihore byuzuye, amasezerano yabo yongere uyagaruke. Yirukane uyu mwuka cyane uzenguruka ku isi yose, buri wese wirebagaho. Reka atangira arebe mugenzi we nk'uko Adamu yahurutse arebe va imbere ye. Reka ariko buri mugabo wese yongera kureba umugore we, yongera murebe nk'urubavu rwe, yongera murebe nk'umuntu w'agaciro. Tugukomeye amashyi ko ibyo bikoze kubwisezerano. Adusabe abageni batambuke baze hano imbere, abaprotokole babafashe, abamarene n'abapare batambuke baze hano. Tugiye gukora umuhango wo gushyingira abageni.
bazabyare bazaheke bayobowe n'umwuka wawe. Mbere yuko twinjira mu muhango wo gusezeranya, ndagira ngo dusabe Eminyawe arebe umugeni bamuhekeye akamugeza mu nzu y'Imana, niba ari uwe yakunze, nabona ari uwe avugire kuri mikoro cyane avuge ngo niwe. Iyo mwitegereze neza nta kibazo. Hano no guhakana biremewe kuko nta guhambira. Mukomere Imana amashyi neza cyane. Ntabwo twe twapfa gusezeranya nyir'ubwite atabyemeye, kuko twe ntabwo tuba tuzi niba ari we yahisemo. Ayo mashyi muyakome niba ari ay'abageni. Umugeni nawe naturebera tubwire niba umusore ari abwira itorero ngo niwe ngo niwe njye nabyumvishe nyine ni umwari, ntabwo ijwi risohoka. byagenze nawe ubitwemerere niba koko ku ruhande rwo kwa Eminyawe barubahije iby'umuryango. Mukomere Imana mu mashyi. Ikindi kimwe sigaje kubaza abashyitsi n'abasangwa mwese, ese hari icyahagarika iri sezerano rigiye kubera aha ngaha? Niba hari igihari murabigaragarisha ikiganza, kukizamura tumenye niba hari ikibazo tubyigeho. Niba nta gihari, nta gihari. Uko mucecetse rero muzahore mucecetse, abantu biyubakira urugo rwabo, ntihazagire ibindi bizana hirya no hino. Nta kigaragaye mu murenge n'icyagaragaye, mu nzu y'Imana nta cyagaragaye, bivuga ngo kubaka ni byiza. Dufite amasezerano aha ngaha mugiye gusomera imbere y'iteraniro. Urazamura ikiganza cy'iburyo kandi uvuge cyane, kuko urimo kubwira aba bantu bicaye hano. Njyewe Rukundo Emmanuel isezeranye ndi imbere umugabo dushyingiranywe ku itorero, nzabana nawe nkurikije itegeko ry'Imana, nzamugandukira yaba ari muzima cyangwa arwaye, tubyaye cyangwa tutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago cyangwa mu munezero. Nzakomeza kuba umwizerwa nateshutse ku nshingano zanjye zose. Sinzigera nifuza abandi bagabo, tuzabana akaramata kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse kujyana itorero rye ryera. Ayo mashyi ni makeya ku masezerano yemeranyijwe. Ndagira ngo murebe impeta. Amasezerano y'Imana yamaze kuyahabwa, ugize ubwire bizera uyamagaze neza. Amasezerano y'Imana yamaze kuyahabwa, ugize ubwire bizera uyamagaze neza. Abageni bera rero kandi beza, izi mpeta nta zingiro zifite, murabibona nimwe mwazikoresheje. Imana irabasaba ko urukundo rwanyu rutagomba kugiramo ikizinga ngo rugiremo izingiro, kuko n'impeta mugiye kwambara nta zingiro ririmo. Muzahore mukundana nta kizinga kirimo, nta mbere kirimo, mwumva yuko iyi mpeta mwambitswe ku rutoki iheshejwe umugisha, nayo yaremwe itagira mu ipfundo. Imana izabibafashamo kandi nimuyizera mukanayisenga mu bikorwa byayo ntimuzasiga inyuma Imana. Imana Data wa twese nyir'ibishyi, izi mpeta ndazisengeye ngo zerezwe imbere y'ijambo ryawe no mu ihema ryawe, izerezwe kugira ngo zijye ku ntoki zabo, buri wese icyerekezo azajyamo, agiye mu kazi, agiye gusura abantu, yagiye mu manama atandukanye, azi ko hari ikimenyetso cy'urukundo rw'ubudahemuka yambaye ku rutoki rwe.
bitume yumva atekereje mugenzi we uko bazambaye abariko bazambarana ku mitima y'ubudashira zibabera umugisha zikangura ibyajya gusinzira mu rukundo rwabo turagushimye ko zerejwe kugira ngo zambarwe nabo mu izina rya Yesu amen. Pare urahereza Emi kugira ngo yambike umugeni ariko muri uku kumwambika Emi agiye kuvuga amagambo yatereteshaga Gisela yayandi yamubwiraga mu gitondo saa sita nimugoroba mutege amatwi agiye kuyavugira ahangaha yayandi yamubwiraga marembo fata ururabo barebane umuhereza urutoki uyavuge yose niyo azajya ahora yibuka ko wamwambitse impeta babamubwiye. Banyamakuru mutege amatwi mwegera abanyamakuru n'amafoto ngewe rwose dore nibereye ku ruhande. Izabana nawe mu ijambo, imbyaro ziri mu ijambo, ubukire buri mu ijambo, uburinzi buri mu ijambo. Ni intwaro y'ubuzima. Ntuzasiga Imana mu bintu byawe byose. Emma azava mu kazi yagize stress, Emma azava mu kazi yababaye, Emma azava mu kazi ubona nta byiringiro. Aho harimo indirimbo z'abantu Yesu wishimira naryo ryiza ikabatinyura. Uzamuririmbire, ndazi kuzi kuririmba, azumva rya jwi ryawe yajyaga yumvira kuri telefoni, aryumve mu ndirimbo mwegereye azaseka. Iyo ni impamba y'urugo mu buryo bwa gikristo. Tugiye gusaba umugisha. Amen. Abageni kasabe abapasitazi, abaposo, abapotre, abamapasito, ababyeyi mwabyaye abana mupfukamahanga marembo bafashe ibirabo mwigira hano. Turasaba umugisha abahungu n'abakobwa, ubutunzi byose bitangwa n'Uwiteka. Upfukame uzi ko bagusutseho amavuta rwose, tambuka. Iyo ufite umugabo w'umupasiteri nawe uri umupasiteri, nuko babimeze kuko urarana n'umugabo w'umupasiteri uramaze kugira amavuta y'igipasiteri. Reka tubazenguruke nakire Pastor Claude abanze asengera abageni. Muhereze mikoro abanze asengera abageni. Mureke tuberekezeho ibiganza. Ababyeyi mwabizaye abana muze mubarambike ibiganza, papa na mama cyangwa se mama cyangwa papa, muze mubashyire ibiganza. Ababyeyi ni abanyamugisha. Zamura ijwi rero. Data mu izina rya Yesu Kristo rifite ubutwari n'ubushobozi, duhagaze mu ibendera ry'ubutware waduhanze, uhagaze hano hera mu nzu yawe yera. Waravuze muri turamuzwe icyo tuzasaba cyose tuzagihabwa. Muri aka kanya dusabiye umugisha Rukundo Emmanuel ndetse n'umugore we Gisela, batiri hanze y'inzu y'Imana, bari bataraba umugore n'umugabo byemewe n'Imana mbere y'amategeko byari byaremejwe, ariko umushumba umaze kubahesha umugisha bamaze kuba umugore n'umugabo. Ijambo ryawe riratubwira ngo ubonye umugore mwiza ubonye ikintu cyiza, akaba agiye umugisha mwiza ahawe n'Uwiteka. Uko niko muri aka kanya tumaze kumva, dushingiye ku ijambo Bishop yigishije, dushingiye ku ijambo bigishijwe mu iyobokamana, tubasaba umugisha kubyara no guheka, tubasaba gutunga no gutunganirwa. Yesu Kristo uko ari w'ejo n'uyu munsi wa none ukuri, bakomeze gukomera kandi bakomeze abandi, babyare baheke, babyare muri iki gihugu, bazatunga umugisha batigeze batunga kuva kera. Abana babo bazabana umugisha, bazagira umugisha muri iki gihugu cy'u Rwanda guhereye none kugeza iteka ryose. Dushimiye ababyeyi bababyeyi ku mpande zombi, dushimire umushumba ubasezeranyije, kandi data twese
umugisha babuze mbere yuko bashakana reka babone barakomeye. Tugushimiye abakozi b'Imana batandukanye bari hano, abakristo batandukanye bari hano, abaririmbyi baturirimba bose reka bahabwe umugisha. Tuzaze umugisha twizeye mu izina rya Yesu, amen. Amakomera amashyi. Murakoze bakozi b'Imana, mubafashe guhaguruka. Ni wowe umushinzwe kumuhagurutsa. Namuhagurutse namuhe felicitation, bagabo mwe felicitation, ababyeyi muhe Gisera felicitation, mubahobere mu madamu na bwana mubaririmbire rwose. Dukurikije igikorwa cyo gutura, tugiye guha imenyawe na madamu we bigira imbere gatoya ikana koko kariko bagiye kubitwereka. Munyemereye mubigire vuba vuba abaherekeje umugeni mwese mubakure mu isomero. Jambo ryawe ukuri ineza itahinduka ubutaka Thank you.
zone. Haleluya. aha hari umuziki utoroshye ibintu by'ururimi oya disipurine ibintu by'ururimi mube mubyihoreye ni mu kanya. Ejo rero mu rugo rwanyu nzaza kunywa icyayi breakfast kandi mama azasengera breakfast kandi nakwigishije gusenga urabizi ko uzi gusenga mukobwa wanjye nyereka rero ukuntu ejo uzasengera icyayi usengera ayo maturo. Ubahe Imana dusenge. Mana data twese turagushimye tugushimiye kubw'uyu munsi wabanye natwe watwiyeretse neza yawe twayibonye uhabwa icyubahiro Mana. Uri Imana nziza uri Imana ikora uri Imana ntawabona uko akuvuga wakuvuga bwakwira bugacya yego ariko uhabwa icyubahiro. amen. Mwami Imana nkweretse aya maturo ni ukuri data aba ari umugisha kuri twebwe ndetse n'itorero kuri buri wese uri hano umuha umugisha neza yawe tuyibone mu rugo yego kandi ubashe kuduha buri kimwe uduha abashyitsi urugo rwacu rugendwe n'abagendana nawe Mwami Imana icyo dusaba ni ukubana nawe byose shimwe kandi uhabwe icyubahiro senze nizeye izina rya Yesu Kristo amen. Twahoze turimo kuvuga finance baworoheje twahoze tuvuga finance tuvuga ko muzajya inama ese ibyanyu ko mwatwemere ko muzabivanga mwabitwerekeye n'aho mubivanga mubakomera amashyi no mu nzu y'Imana batweretse ko bazavanga umutungo nicyo bivuga ibyo bemereye imbere y'Imana biba ari ukuri ni ukuvanga imitungo yabo batweretse ko bazayivanga ntabwo izavangurwa bazajya inama bayitanga bazajya inama bayikoresha bazajya inama bayibitsa noneho protokole ubafashe ibyo biturisha. dusengeye izi mpeta zije imbere ya hera nizihabwe umugisha n'Uwiteka Imana Nyir'ingabo nizerezwe kugira ngo abageni bazambara uyu munsi wa none zibaye itangiro ryo kubaka urugo rwabo buri wese yambaye aho ajya n'aho ava ajye yibuka umukunzi we wayimwambitse arusheho kumutekereza arusheho kumukumbura arusheho kumwakirana ibyishimo kuko ari ikimenyetso Imana ibahaye cy'urukundo rudashira mu izina rya Yesu amen. Jamani turami yawe reka mwereze ababimenyereye ugiye gufata iya madamu ubwo navugaga iyawe kari iya madamu wowe wamuterese ugiye kumuzana mikoro ivuga neza kubomba ugiye kutubwira ya magambo wamubwiraga twe tugaha wateze amatwi bya bindi Jamari yavuze tutumva Jamari ugiye kubivuga umwandike nahindukire murebane kandi mbabareje useke rwose Jamari ryoshye amafoto pe aya muzayereka abana banyu nibegire hafi mu mafoto barashaka kubafotora rwose murebane museke rwose aha iki kirori ni icyanyu mwikirakariramo Murakeye Justine murakeye koko narakubonye mbona ugiye kurusha abandi bakobwa bose so ngo nakwitamo umukobwa benshi twahuye aba ugiye kuganiriza imbere y'ababyeyi inshuti n'umuryango ndetse n'imbere y'itorero ry'Imana ryera yego umugisha w'abarundi n'amuruwe adashira bazareke bayobowe n'umwuka wawe umugisha. Tugeze kwa Muhorakeye Justine nawe ugiye kumubwira uko byagenze cya gihe umubona bwa mbere
jamara aza kubwira ngo ndagukunda uri muhora akeye kuruta abakobwa bose mu isi nawe baravuze iyi nibyo wari uhari gusa muhabanye amafoto kugira ngo amafoto ake urusengero rwose mu rucane umwe ritagerwa Jean Marie Vianney nimara kubona nasanze utagerwa udahuye n'abandi bose nifuza ko urugendo rw'ubuzima twazarusaza twifurije imbere y'itorero n'ababyeyi mwabyumvisha kwe masabane tubaha amashyi menshi cyane imana ishimwe mukomere imana amashyi ubu rero Jean Marie mubanze muzereke itorero mwazibonye babyeyi imiryango torero umwe abaye umugabo ariko nta hari igikorwa kitarakorwa Jean Marie ugiye kutwereka uko umugore wawe aseka ugiye kutwereka uko aseka ugiye kutwereka uburanga bwe dukeneye kubona Justina twikuruye ariko hariya ko bataririmba byagenze agace rwose nta kikwihutisha gake gake urebe ubwiza bwawe ubereke impeta z'amagare shamariza muri nawe Jean Marie ubu ugiye kugira gutya kuko kamera irakureba ba bakobwa baguteretaga bamwe baguhamagaraga bamwe mwahanaga gahunda zawe ku giti cyawe Justina adahari ugiye kugira gutya ngo bayi ugira gutya ngo bayi byarangiye Justina n'abasore bamwe babwiraga ngo turabonana mu mwanya ngo mvuye ku kazi ngo turasangira ibyo ntabwo rwose uzapfa kubikora Jean Marie atabizi ugiye nanone kugira gutya ati bayi basore nahisemo wanjye byarangiye aha umwe rero amaze kuba umugabo undi amaze kuba umugore kuko bambikanye impeta ariko hari ikitarava ntabwo buriya Bishop arabihamiriza reka da Pastor Peter fata iyo ndahiro yizane hano mugiye guhuza ikiganza cyambaye impeta mugiye kugira mutya tubigenze gutya zane indahiro ya Bishop indahiro iri munsi y'isano kubw'ububasha muhabwa n'Imana n'itorero ryayo ryera ntangaje ku mugaragaro ko Jean Marie Vianney Rutagengwa abaye umugabo wa Justina Muhorakeye na Justina Muhorakeye abaye umugore wa Jean Marie Vianney Rutagengwa bityo bakabana uko babyemeje imbere y'Imana n'itorero ryayo rigera byemejwe mu izina ry'Imana Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera nuko icyo Imana yafatanyije ntakagire ugitandukanya Uwiteka abaye umugabo wo kubihamya iryo shyingiranwa ryanyu mu izina rya Yesu amen. Tugiye gusaba abapasiteri mutambuke muheshe umugisha tugiye gusaba ababyeyi b'abageni b'abatambyi ababyeyi b'abageni bazabyara abahungu n'abakobwa bazabyare umugisha ngiye gusaba Pastor Innocent wabaye mukuru tuzamusengesha tuherekeze ibiganza Mwami ijuru n'isi turagushimiye turatangije mu ngogero bw'uyu munsi wadusohoza uru ni urugero rucimbitse ku mugabo uru ni urugero rucimbitse ku mugore turagushimiye ko uyu munsi ushyizeho umuryango ijuru riranezerewe ku bwawe izina ryo tugukomera amashyi kuko uri Imana yubahiriza isezerano batarabishyira mu nda za ba mama wabo bataratekerezwa kuba ku isi wowe wari uzi ko iyi tariki ya 19 umugabo azaba yabonye
yabonetse n'umudamu zawe yabonetse. Turagushimiye kubw'ikuku umugize umugabo wowe ukamugira umugabo bombi bakaba babaye umubiri umwe. Turasabiye umugisha mu butunzi, turasabiye umugisha ku Mana, turasabiye umugisha w'ubukire n'icyubahiro n'ubugingo. Bakomeze babone ngo bya Edeni bayizwe n'amasezerano. Tubahesheje umugisha wa gitambi, tubahesheje umugisha w'ubuhanuzi, tubahesheje umugisha w'ubwami, tubahesheje umugisha w'intumwa, tubahesheje umugisha w'itorero. Bazamuke mu buryo budasanzwe, komeze kubitaho b'abahungu n'abakobwa batunga batunganirwe, babone ubuzima bwiza muri Kristo Yesu. Urakoze rero, tubahekesheje ingobyi ariyo y'amasengesho, kubohoka no gukira bitangirana n'uyu munsi. Ubaho kugenda mu urugendo bizabageza mu bwami bwawe umugacogora. Tubyambaje mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Muhaguruke mukomere Imana. Imigisha ababendi amahoro abashira bazabyara. Rero ikigenzi kuri cyo abakira ibyo biseke bamaze kubyerekana. Muhaguruke rero ku maguru yanyu kugira ngo dusabe umugisha. Haguruka ku maguru yawe. Nayindi mana ziringira namba nayindi zashira uzira zanjye. Uwiteka abahe umugisha abarinde. Uwiteka abarindishe amaso yayo y'imbabazi. Uwiteka ababere amahoro mu mirimo yanyu yose mukora. Mana Data wa twese nyiribihe, Data murengezi, turagushimye ko habaye muri uyu muhango w'umugeni n'umukwe, bakaba bakomereje ibirori ahandi. Ubane nabo, bashyigikire. Imana Umwana n'Umwuka Wera bajyane nabo. Duhagaritse Satani n'abadayimoni mu nzira, dukuye imyuka mibi yose mu nzira. Ibirori byabo bigubwe neza, n'ababijyamo bagubwe neza, bibe by'umunezero. Urugo ruzabashe gushima runezerewe mu izina rya Yesu. Reka rero mbahe felicitation, Jean Marie felicitation. Imana iguhe umugisha. N'undi usanzwe utera inkunga umurimo w'Imana, tuzakubone uzanye na madamu. Twongeye kukwiyegereza, urabizi uri uwacu usanzwe uzi. Felicitation. Umuhango wo gusezeranya umukwe n'umugeni urarangiye. Reka dusabe protokole, umushumba wabinjije n'ubundi abafashe gusohoka mu ihema ry'Imana. Abandi baragenda inyuma y'abageni.
ndabibona mwambaye ibya